Mwiriwe neza, uyu ni Igiraneza Yves, CEO The Professionals nk'ubisanzwe. Rero ndabanza kwakira n'ubundi abashyashya nk'uko bisanzwe kuri YouTube channel yacu ya The Professionals, aho tubagezaho ikiganiro cyangwa se ibiganiro bijyanye n'ubumenyi bwagufasha kuzamura network marketing business yawe ku rundi rwego. Uyu munsi tukaba tugiye kubana noneho kuri topic ivuga ngo goals of the people under 1 year up to 2 years. So nibura intego umuntu umaze umwaka umwe gusa muri business cyangwa se nibura kugeza ku myaka 2 aba atagomba kurengaho atabanje kureba nimbazo yarazikozeho, cyangwa se mu gihe agiye gusetinga akaba ari zabanza kwibandaho mbere yuko setting ibindi bintu akabanza kibanda kuri izo ntego. Ese ni biki wumva tugiye kuvugaho? Tugiye kukwereka buri bintu bigera ku 8 by'ingenzi byibanze nimba ukiri mu mwaka wa mbere wa network marketing, nimba ukiri mu myaka 2 yawe ya mbere network marketing, ugomba kubanza ukareba nimba ibyo bintu warabikozeho. Waba utarabikoraho ntabwo wemerewe gusetinga izindi ntego utarabanza gukora bino bintu. Nimba ushaka kuzavamo pro cyangwa se network marketing professional, nimba ushaka kuzavamo umuntu winjiza amafaranga menshi mu top ana muri network marketing, nimba ushaka kuzavamo umurida mwiza w'ikitegerezo mu bandi bose ku ruhando mpuzamahanga rw'aba network marketer, biragusaba kugira ngo ibi ngibi ubikore nka fondation mu mwaka wa mbere, myaka 2 yawe ya mbere, ugomba kubanza ukamakinga sure ko bino bintu wamaze kubikoraho. So rero ikintu cya mbere tugiye kuvugaho ku muntu ukiri mu mwaka wa mbere wa business ni ikintu cyitwa gukora business full time. Twese turabiza benshi dutangira business hari ibindi bintu dukora. Hari abanyeshuri, hari abandi baba bari bafite akandi kazi, hari training yonyine ubwayo ndayitwa gutwika ubwato, hari genzayi baganirizaho. Ariko ikintu nababwira, business yanjye yatangiye kugira umurongo igihe nari ntangiye kuyikora full time. Nyikora yonyine ariyo mpereza umwanya wanjye kuva mu gitondo kugeza ari mugoroba, nkayifata nka career. Yifate nka career nawe cyangwa se nka career yawe, uze ukore business full time nimba ukiri mu mwaka wa mbere. Rero before yuko wasetinga muri uyu mwaka uri imbere ngo nzagura imodoka, muri uyu mwaka uri imbere nzagura ikibanza, muri uyu mwaka uri imbere ngiye kugura inzu, muri uyu mwaka uri imbere ngiye gutravelinga, guys, ukiri na part time, uracyari mu mwaka wa mbere, uracyari na part time, uri gusetinga izo ntego ngo uzabigezwaho na business. Yego no mu buzima busanzwe babigeraho, nimba ari byo uri gusetingira ko uzabigeraho mu buzima busanzwe, it's fine. Ariko nimba ushaka kugira ngo ubigeraho hamwe na network marketing career, ndagushishikariza ko ikintu cya mbere wakabaye usetinga, wasetinga kuza full time. Birashoboka cyane ko nawe waba ukiri part time, setinga kuza full time. Birashoboka ko uri umuridi ufite abantu benshi bakiri part time, setinga kuba wagira ufasha ukabumvisha ku buryo baza full time. Ni ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane kwibandaho. Cya kabiri, add up account. Benshi muri twebwe dutangira business dutangije umugabane umwe cyangwa se konte imwe, kubera ko wenda kenshi ari bwo bushobozi cyangwa se tutarizera neza company. Ariko ikintu nakubwira mu ntego zawe washyira imbere mu gihe ukiri mu mwaka wa mbere, mu gihe ukiri muri starting years, mwaka umwe, imyaka 2, banza wongera imigabane, banza wongera igishoro cyawe, ugere kuri maximum account muri company yawe. Bizagufasha cyane kuko indi myaka yose isigaye uzajya uzi kuri kubaka, ariko wubaka systeme uri kuyubakira munsi y'imigabane yawe yose, kuruta uko wabanza kubaka umugabane umwe ukazirita uruva nyuma y'imyaka 3, imyaka 5 aribwo umenya ubwenge bwo kongeramo indi migabane ukazashiduka. Igihe cyaragutwaye, hari abantu benshi bamaze gushyira ku mugabane umwe kandi bakabaye baragiye ku migabane yawe yose icyarimwe, bakaba bari kuyizamura yose ikorera amafaranga icyarimwe. Rero ikintu cya kabiri ukeneye kwibandaho ni muri mu mwaka wa mbere cyangwa se imyaka 2 ya mbere, ukabuze ko utaruzuza full dashboard muri company yawe, ukeneye kubanza ukongera indi migabane, kongeramo igishoro, ukagira full dashboard. Cyo ni ikintu cya kabiri ukeneye kwibandaho mu gihe uri gusetinga intego. Mbere yo gutekereza imodoka, inzu, ngo kuzatravelinga, uzi ko ugifite akagabane kamwe. You guys, tekereza ko ugomba kubanza kongeramo indi migabane. Imodoka zo uzazigura nta kibazo, ntaho zizagucikira, amazu uzayubaka nta hazagucikira, ibibanza uzagura, uzatravelinga. Ariko at first menya ko ikibanze ongera imigabane, uve ku mugabane umwe, uve ku migabane 3, uve ku migabane mike, ugira imigabane iri on maximum muri company yawe. Then kindi nakubwira cya gatatu kiravuga ngo build up your team, cyangwa se ubaka team yawe. Kenshi tuba twaraje nyine turi umwe, buri wese azari umwe, ufite zero left zero right network marketing, ariko ukeneye kugira abantu bafatanya bikorwa, mukomeza gufatanya akazi. Ntubone uri gukora wenyine, kuko gukora wenyine ntawe utaniye n'akazi. Ikizatuma bikwereka ko ari network marketing utangira no kwenjoyinga
income cyangwa se benefit neza za network marketing nuko zaramaze ku building team kamara ku building organization mufatanya gukora uyu munsi wenda ukaba watumiye batanu ariko hari n'abandi bafatanya ibikorwa abantu nabo bagiye batumira batanu ugasanga hize nk'abantu barenga 100 muri equipe yawe ugasanga uyu munsi winjije umuntu umwe ariko hari n'abandi bantu barenga 10 binjije umuntu umwe muri team yawe bikarangira ari ngaho wabonye umusaruro w'abantu barenga 10 muri equipe yawe bashyashya binjiye muri business uyu munsi wacuruje aga product kamwe ariko hari abandi nabo bagiye bacuruza product imwe muri equipe yawe barenga 100 bigatuma ubona umusaruro munini cyane kubera ko habayemo powerful leverage mwabikoze muri benshi batandukanye so rero ikintu nakubwira mu mwaka wa mbere kenshi ugifite team y'abantu bake cyangwa se nta nabo nibwo ugitangira ukeneye kubanza ukibanda mu kuvuga ngo how can I get team ni gute nanjye nabona team y'abantu dufatanye ushobora kuba bafite ariko bose bakiri part time uvuga ngo how can I get full timers ni gute nanjye bari amfite ariko bakiri part time bakifatanya n'akazi bakifatanya n'amasomo ni gute nanjye nabazana full time nabo ndi muri training nkabona ntari njyenyine nkabona ndi kumwe n'abantu banjye twajya muri mega season nkabona ntari njyenyine twajya muri event nkabona afite abantu banjye twajyanye muri event ibyo bintu bizagufasha waba uri gutumira ukabona abandi bantu nabo batumiye waba uri gukora closing ukabona n'abandi bantu bawe hirya hino nabo barimo bara closinga so ibyo bintu bizagushimisha guys rero mu mwaka wa mbere yo gutekereza ngo nzagura imodoka umwaka utaha mbere yo gusetinga mu gihe uri gutegura intego zawe z'umwaka ngo uvuge ngo nzaguramo imodoka nzubaka inzu nzagura ibibanza nzatravelinga think about team banza utekereza kuri team bundi ngiye nkunda kubwira abantu ngo team is the greatest asset in network marketing mu network marketing team niyo asset ya mbere ikomeye kuruta ibindi bintu byose umuntu yakwita asset niyo greatest achievement umuntu akaba yibandaho akayitaho kuruta izindi achievement zose kuko hari igihe gishoboka ko wabarubatse team nini ku rwego ibyo wita ko wamaze kugeraho byose eda waguze imodoka waguze inzu waguze ibibanza wagize ute niyo byasenye ku munsi umwe ushobora gusanga team yakongereka bibyara mu mwaka umwe ariko team yaramutse yarasenyutse bya bintu byawe byonyine ubwabyo kujya bizongera bibyara ibindi bintu nkabyo ntago mu mwaka umwe biba byapfa kuhita bishoboka icyo nicyo gita kikwereka yuko team is the greatest asset in network marketing tekereza kuri team vuga ati nibura muri uyu mwaka nubwo ni mwaka wanjye wa mbere nubwo ni mwaka wanjye wa kabiri se muri bandi bakiri mu myaka yo gutangira vuga ati nibura ndifuza abafatanya ibikorwa 3,000 5,000 se igihumbi cy'abafatanya ibikorwa se bitewe nawe potential wumva witeguye gukoresha strategies ugiye gukoresha ukabiharanira hamwe n'abakeya mufite muri gukorana kugira mwaguke mugere kuri uwo mubare runaka ariko settinga cyane ku kintu cya team mbere yo gutekereza iby'imodoka n'amazu n'ibiki kuko abantu mara kugira team nini nizagufasha kugura na za modoka na za nzu n'ibindi ariko nubanze iby'imodoka imodoka ntabwo ari izagufasha kugira team cyangwa inzu nabyo byagufasha yego uko abantu babona achievement bazaza nabo barakubwiye ngo nutera imbere tuzaza ndabyumva bashaka ko naguze imodoka bakaza ariko ntabwo byagufasha ku rwego rwo hejuru nkuko team wabanje kukagira team yagufasha ukabasha kugura na ya modoka ukabasha kugura na ya mazu n'ibindi so cyakane kandi hari cyitwa get your first rank kugira rank yawe ya mbere muri business mu mwaka wawe wa mbere biragoye ko nahita mubwira ngo tekereza kuri rank iri at the top winjiye usanga Eve ni global ambassador upcoming global ambassador nawe utangira gutekereza ngo mu mwaka wa mbere nshaka kuba ambassador no tekereza at least nibura kuri first rank yawe ya mbere numara kuyigira uzashaka iya kabiri gutyo ariko ntabwo umwaka wa mbere uzasettinga intego z'umwaka ngo nusettinga iz'umwaka uhita usettinga watarutse ama step tarutse amaranka ngaha yose ngo uvuga ngo ugomba kuba Ruby Global Ambassador mwaka wa mbere biragoye izo ntego zawe ntekereza ko zitaba ziri smart then point ya gatanu ku kintu ugomba kwitaho cyane mu gihe usettinga goals uri mu myaka ya mbere yawe ya business ni point ivuga ngo become the best speaker hinduka wa muntu uzi kwigisha neza business ida mu kwigisha presentation ama OPP gutanga mbega business plan ukayigisha neza kwigisha kuri product za company yawe ukabuzi kubyigisha neza hinduka wa muntu ushobora gukora closing on yourself ugakora closing nziza hinduka wa muntu ushobora kuba watanga training ku banyamuryango ugatanga training nziza so, mu mwaka wa mbere work on yourself wige business as soon as possible learn the business as soon as possible ku buryo uvamo umuspeaker mwiza ku buryo uvamo wa muntu ushobora gutanga training ugatanga presentation ugatanga closing ibintu nk'ibyo so become the best speaker
mu mwaka wa mbere, iyo ni imwe mu ntego ugomba kugira. Ko twese twinjira tutabizi, banatubwira ati ngwino tuzagufasha kukwigishiriza abantu, ariko bishyiremo umuhate, wige kwigishiriza abantu, wige kwikurozingira abantu, wige kwitangira trainings, kuko nukomeza kuvuga ngo Apple narabinkorera ntabwo uzatera imbere vuba muri business. Biragusaba ko nawe uvuga ngo why not nabyikorera. Kuko hari akantu dukunda gukoresha akavuga ngo bikora iyo ubyikoreye. Jya utekereza uramutse uzi kubyikorera wakora ibingana iki? Wakora byinshi guys. Kuko iyo utegereje ngo Apple narabigukorera, ushobora kwigisha abantu gusa igihe muri kumwe na Apple. Ariko tekereza ko no mu rugo iwawe hahandi uri wenyine utari kumwe na Apple wawe, hari igihe ugira abashyitsi ukaba ushobora kubigisha business plan, ariko kubera ko utaramara kubifata on yourself ngo umenye ngo nanjye namenya kwigishiriza umuntu, namenya kwiclosingira umuntu, akenshi niyo abo bantu bagusuye mu rugo iwawe baguciye kutabigishije, kubera ko wakomeje kugendera mu kigare ngo Apple ni unyigishiriza, Apple ni unkorozingira, Apple ni ugira gute. So nuramuka ubifasheho inshingano kumva ko nawe ugomba kuba umuntu wigisha kurusha na Apple wawe, kuba umuntu mwiza watanga presentation nziza, closing nziza, training nziza kurusha na Apple wawe, uzatangira kubona umusaruro mwinshi muri business yawe. Then point ya gatandatu, mu byo ukeneye kugira intego mu mwaka wa mbere, work on your posture or image. Kora kuri posture yawe, ku migaragarire yawe, kuri image yawe. Ese abantu ni gute bakubona? Visage, first image irakauntinga. Uko umuntu akubonye, nimba wamutumiye akiza kwitabira ubutumire bwawe, ushobora kuba mutumiye wenda tuvuge atakuza ari online, ariho mwahuriye, ariko akiza nabona wambaye nabi, ntabwo azaba akiri interested yo kumva ari ibintu uzamwigisha. Ariko iyo umuntu aje akabona wambara neza, ashobora no kuba se yarasanzwe akuzi, ariko naramukaje akabona uko yarakuze imbere byarahindutse, yarakuze wiyambarira ibintu biri aho ngaho, wambaraga amadeshire, wambaraga wapokese, wambaraga amakabutura se, uri umukobwa se ariko ntabwo wari uzi kwambara neza bijyanye na n'umu business lady, ariko uyu munsi araje kubonye wambaye business ataya, wambaye high heels, wambaye ikanzu nziza, nimba uri umutipe yabonye wambaye costume, yabonye wambaye agakweto keza, umusatsi wawe uratunganyije, nimba yarakuzi utajya unasokoza usigaye ucishamo agasokozo. So guys, nuhindura image yawe, ugahindura uburyo ugaragaramo, bizagufasha muri business yawe. You know, hari ibibazo abantu benshi bakunda kubabaza mu gitangira business, bakaza nk'umuntu ukaba wamaze kumuha presentation yose even na closing, ubundi akahita kubaza, ese ubundi bro wowe umaze kwinjiza amafaranga angana gute? Yanga kubaza se, ese ubundi umaze kugira abantu bangana gute? Impamvu abikubaza kenshi aba yagusuzuguye, aba yakurebye kuva hasi kugera hejuru, akareba akavuga ati ewa, nubwo wanyigishije ko business irimo amafaranga, ariko we biragaragara ko utarayaryaho, kubera ko bari kukureba kuva hasi kugera hejuru, akabona nubwo wabimwigishije ariko ibyo wigishije ntabwo bisa nuko usa. Ko tuba twigishije business ifite icyerekezo cyiza, ifite aho yageze umuntu. None wamubwira ngo umaze mu mwaka umwe, rero ibaze kumubwira ngo umaze umwaka, yabonye one year scenario wamweretse ikigereranyo cy'uko umuntu ashobora kumara umwaka yamaze gukora miliyoni zingahe muri network marketing, yarangiza yakureba akabona nta nubwo uzi kwambara agakositimu, nta nubwo uzi kwambara agakweto keza, nta nubwo uzi kwiyogoshesha mu musatsi wawe ushyire ku murongo, so nta nubwo uzi kwambara ishati nibura ngo uyitere ipasi ushyire agakaruvati wambare biri smart. So byanga bikunda azahita gutekereza nk'umuntu, nubwo wigishije ibintu ariko wigishije ibintu nawe utararyaho, utarabonaho, bityo no kwinjira muri business yawe bizagorana. Ariko yaje akabona uri smart, byakoroha cyane kwita afata decision akakujoininga. So nubwo atagusanga waraguze imodoka, atagusanga waraguze amazu n'ibindi, ariko akeneye kukubona uri very smart on your image, posture. Even bikajyana na tools. Hari ikiganiro nzakora kibereka tools zibanze ukeneye kujya muri network marketing, ariko ukeneye no kuba nkivuga kuri iyi image cyangwa kuri posture, bizajyana no kuba hari uko wambaye wowe kugaragara, ariko bijyana no kuba hari na tools nazo ufite nazo ziri smart. Yeah. Then point indi kurikiyeho, hari point iri kuvuga ngo have a clear vision of your team, have a dream board, and have 5 years goals. So ushobora gutangira utazi ibintu byo gusettinga goals. Abantu benshi mu buzima busanzwe batarazi network marketing ntabwo bari bazi ibintu byo gusettinga ama goals, ariko igihe uri muri network marketing birakwiye kujya kumara umwaka wa mbere at least waramaze gusettinga icyerekezo. Sikosa ryawe kuba waraje nta cyerekezo wagiraga cyanditse kiri professional, sikosa ryawe kuba nta dream board wagiraga iri mu mashusho ishushanyije mbere yuko winjira muri career network marketing. Ko abantu benshi bari hano hanze niko babayeho, bagira inzozi ariko ziba mu mutwe gusa, bagira intego ariko zibera mu mutwe. Ariko mu gihe uri muri network marketing at least umwaka wa mbere ukwiye gushira ufite icyerekezo noneho cy'ahantu uri murerekeza mu myaka 10 iri imbere,
imyaka myinshi iri imbere ufite inzozi zawe nibura inzozi ngari zikudrivinga umunsi ku munsi. Kandi nagira nkwibutse ko inzozi ntabwo ari bya bindi umuntu aryama ngarote, ahubwo inzozi ni bya bindi bikubuza gusinzira mu gihe uryamye. So rero birakwiriye yuko nibura mu mwaka wa mbere wakarangiye ufite inzozi zanditse ziri no mu mashusho ukazishyira ahantu ureba kandi buri munsi. Ndetse umwaka wa mbere ukwiye kurangira nibura ufite intego at least z'imyaka 5. Ese mu myaka 5 iri imbere ndibona nzaba ndi mu bihe buzima, nzaba ntwari yihe modoka, nzaba naratravelinze muri bihugu, nzaba se basi mba mu yihe nzu, nzaba naraguze ibibanza bimeze gute, niriye terambere muri rusange nzaba naramaze kugeraho. Ese ku rwego rwa timu ni team ingana gute nzamaze kubaka, abantu bangaha bafite ibikorwa bangahe, ibijyanye n'amaranka nzageze kuri ranka ya kangahe, ese nzaba ninjiza amafaranga ngahe nibura buri kwezi muri network marketing. So ukwiye kwibaza ibyo bintu nibura mu mwaka wa mbere ukarangira ibyo bintu ufite clear vision, clear goals and clear dreams. Then point yindi iravuga ngo nibura mu mwaka wa mbere mu byo washyira mu ntego zihutirwa ni ukuba wa following a system. Of course uza nawe ukiri umufollower, buri muntu wese atangira business ari umufollower, ariko uko iminsi igenda icamo ukurikirana ibikorwa by'abandi, ukurikirana training z'abandi, usoma ibitabo byanditswe n'abandi, nawe ugenda uvamo umurida. So rero ku mwaka wawe wa mbere si ikosa ryawe kuba waba we nta system yawe urashyiraho bwite, nturashyiraho YouTube channel nk'ibi byacu, nturashyiraho wenda Facebook group ngo ujya live, nturashyiraho wenda training zawe na training center ngo ujye utanga ama training. Si ikosa ryawe, ariko ni must yuko ugomba gufollowinga the system usanze muri team. Apple no wenda hari trainings yashyizeho zitangwa muri training center buri munsi. Follow the system, itabirizo training wowe n'abantu bawe. Hari izibera kuri group ya WhatsApp, kuri Facebook, ese kuri YouTube nk'uko kurikirana izo training. Follow the system. So mwaka wa mbere iyemeze ko mu ntego zibanze harimo gukurikira system usanze. Ese company yawe ifite system, ni ryari batanga NDO, ni ryari batanga event ya company ze cyangwa ya team, ukeneye gukurikirana iyo event yabi gisohoka ukagura amatike mu bambere n'abantu bawe ukabashishikariza kugura amatike mu bambere. Nimba koko uri umuntu ukurikirana ibiganiro bya The Professionals, tuba twigisha abantu kuzavamo aba network marketing professionals. Rero ukeneye ko mu mwaka wa mbere striving to become independent distributor in your company, strive to become independent business builder, nimba ushaka kuzavamo umutop ana muri company yawe. So nahanga nsoreje ikiganiro cyanjye nakagaruka, tuzahure no mu kiganiro cy'ubutaha. Nimba ari ubwambere warubanye natwe mu kiganiro, make sure you do subscribe, kora subscribe kugira ngo tubana buri munsi, kandi sharinga link y'ikiganiro ku bafatanyabikorwa bawe bose, nabo basabe bakore subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro byanjye nzajya nkomeza kubagezaho. So ciao ciao, tubwire no muri comment ukuntu byari bimeze, tubwire n'ikindi kiganiro twazabagezaho ubutaha. Ndabakunda cyane, see you at the top. Thank you.